Banyarwandakazi, Barundikazi, reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza bitewe n'ibice mwereyemo. Ni impanuka iteye ubwoba, ni impanuka ngira ngo mu by'ukuri tunaganireho. Ukomeza kugenda ubona ko benshi nubwo bakomeje kugenda bishima ari umunsi wa nyuma wo gusoza shampiyona magarisi mu by'ukuri yaberaga mu Rwanda, ariko benshi bakomeje kugenda bagaragaza motivation ndetse n'impanuka ikomeje kugenda ibabaza benshi, kuko nuza kureba ukuntu byakomeje kugenda bikorwa uraza gusanga mu by'ukuri ari impanuka ikomeje kugenda inabitunguranye, iza no gutwara ubuzima bwa bake, ndetse kandi bamwe basubiyeyo ari imirambo, abandi basubirayo ari ingomere. Nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, ndagira ngo n'impanuka ikomeje kugenda igaragara kuri buri umwe wese mu by'ukuri akomeje kugenda yibona, ariko nuza kureba mu by'ukuri ukuntu impanuka nyine yaje kuba inatunguranye. Ni ikintu ngira ngo tunaganireho turebe ese mu by'ukuri udushya dutandukanye twabasha kuba twanaba mu kanya. Reka nze ngukinira akavido gakomeje kugenda kabigaragaza, kakagaragaza mu by'ukuri ukuntu impanuka ari impanuka mu by'ukuri iteye ubwoba, nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Kuko nuza kureba bari kwambuka ikiraro, ariko nyuma yo kwambuka ikiraro ndagira ngo mu by'ukuri bari kwambuka ikiraro nibwo kandi umwe muri bo yaje kuba yanatambikamo mugenzi we akaguru, akimara kumutambikamo akaguru aza no kuba mu by'ukuri yatuma abandi bagwa. Reka nze mu by'ukuri turebere hamwe ese ni bangahe babashe ko bagwa. Gusa nubwo baguye bamwe bahise bafata amagare yabo bareguka mu by'ukuri bakomeza shampiyona cyangwa se bakomeza ihangana, ariko biza no kurangira mu by'ukuri bagera kuri barindwi bose bashe no kuba bakomerekera muri impanuka. Ndagira ngo murabona hasi umwe muri mu by'ukuri, ndagira ngo murabona helmet yabashe kuba yakambuka kubita umutwe hasi, akimara gukubita umutwe hasi mu by'ukuri kasike y'umutwe awubwira neguka. Ndagira ngo muri kubyibonera ni ibintu mwibonera. Ndagira ngo uyu nguyu wambaye utwenda twirabura tw'umutuku murabona mu by'ukuri ibyamubayeho si iby'inaha i Rwanda, ibyamubereho mu by'ukuri nibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iwabo, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ariko benshi bakomeje kugenda bibaza kubera iki mu by'ukuri ari impanuka nk'ingi yabashe kuba yagaragara. Ni impanuka mu by'ukuri ubona ko yakomeje kugenda itera benshi ubwo bakibaza ese mu by'ukuri mu Rwanda kugira ngo hagaragare impanuka nk'ingi abarero gutwara igare nta mabwiriza bahawe kugira ngo mu by'ukuri babashe kuba ubwabo mu by'ukuri bakiteza impanuka, cyangwa se mugenzi we afata undi amutambikamo akaguru bize kuba byarangira agwishije abantu barindwi bose hasi. Ese nta mabwiriza agira shampiyona, cyangwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa ko benshi bakomeza kugenda banatezanya impanuka hagati yabo, ukaza no kubona ko mu by'ukuri hari abagira impanuka n'ubumuga butandukanye, ariko mu by'ukuri bikaba byatewe na bagenzi babo bitewe n'uko mu by'ukuri bagenzi babo bashobora kuba babigiramo uruhare. Reka nizere ko urimo kureba hasi ya video ukabona nabije gukanda sabone cyangwa se subscribe. Nyaboneka nshuti mukundwa, niba utarakanda subscribe akariko kana ko giye kugira ngo ukande subscribe ntuzajye ucikwa inkuru ziri update zikomeje kugenda zibera mu Rwanda. Ndagira ngo mu by'ukuri tuganire kuri iki kintu gikomeje kugenda kivuga mu Rwanda, n'amakuru ngira ngo mu by'ukuri tubasha kuba twaganiraho. Benshi bakomeje kugenda bagaruka bakavuga uti mu by'ukuri ni ishyano rikomeye cyane kubona mugenzi we mu by'ukuri ari gutwara igare n'undi ari gutwara igare, bakaza no kuba mu by'ukuri batezanya impanuka hagati yabo. Urumva ko mu by'ukuri ari ikintu giteye ubwoba n'agahinda gakomeye cyane. Mw'Abanyarwanda mwe mu by'ukuri ndavuga ko ari inkuru mbi cyane, ni inkuru mbi cyane ngira ngo tunaganiraho, kuko nuza kubireba uraza kubona ko mu by'ukuri ari ibintu bikomeje kugenda bibabaza benshi cyane. Baravuga ko mu by'ukuri nyuma ko iyi mpanuka yanabaye uraza gusanga mu by'ukuri babigizemo uruhare, kuko nuza kureba ukuntu impanuka yabaye ni impanuka yabaye itunganye cyane guys. Kuko njye ni ibintu nakomeje kugenda mbona vuga ko mu by'ukuri ibi bintu ni ibintu nyine ubona ko mu by'ukuri hatarimo ubumenyi, cyangwa se nubwo babikora ariko ntabwo ari kinyamwuga nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Kuko simpamya kuri gutwara igare na mugenzi wawe gutwara igare mugeze hejuru y'imanga y'ikiraro, ariko mu by'ukuri urifashe neza urangije utambitse akaguru muri mugenzi wawe, ubwo se mu by'ukuri navuga ko bitari professional, cyangwa se ntabwo bikora kinyamwuga nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Njye nabahaye 0/0 mu by'ukuri. Aba Bafaransa bagaragaje discipline nke cyane mu by'ukuri, kuba mu by'ukuri babona ufata mugenzi wawe ukamutambikamo akaguru. Of course think tekereza neza, ese nawe wumve urexing ibintu wumve niba byamacinga cyangwa se biri match, kuko mugenzi we yafashe mugenzi we wundi amutambikamo akaguru, anatuma abantu bagira kuri barindwi bose bahita mu by'ukuri bakomerekera muri shampiyona y'amagare yaberaga mu gihugu cy'u Rwanda ya Tour de World. Nk'uko byakomeje kugera byumvikana, banahagaritswe by'umwihariko ngo imyaka 12 badakina iri shampiyona y'amagare y'isi. Nk'uko bikomeje kugenda byumvikana, n'amakuru yakomeje kugenda atangazwa n'umuryango wese wakomeje kugenda utegura shampiyona y'amagare y'isi yaberaga hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko byakomeza kugenda byumvikana, ni ikintu ngira ngo tunaganire turebe ese iyi mpanuka kugira ngo inabe, cyangwa se mu by'ukuri tumwe mu dushya twakomeje kugenda tugaragazwa, ni ikintu kubona ko gikomeje kugenda gitera benshi ishyari. Benshi baravuga uti ese ni ukubera iki mugenzi we yafashe undi akaba yamutambikamo akaguru. Iki kintu ndagira ngo tugitinda, kuko nuza kureba iki kintu nyine kiratera benshi ishyari. Benshi bakomeje kugenda bibaza mu by'ukuri ko wafata mugenzi wawe ukamutambikamo akaguru, ni ikintu wumva ko ntabwo ari kinyamwuga. Nubwo bakomeje kugenda birata ubwenge, bakavuga ko mu by'ukuri ngo mu gihugu cyo mu Bufaransa Tour de France bakomeza kugenda bakora amasiganwa y'amagare, ariko bakaba banafite n'itsinda rya Formula 1. Ntabwo bisobanuye ko mu by'ukuri bazi irushanwa ry'amagare. Nuza
kureba mu by'ukuri tumwe mu dushya neza kuba nanagarukaho abanyarwanda bakomeje kugenda bagaragaza umuco no kwitwara neza ndetse no mu bafana b'abazungu harimo mwabuka abo mwakomeje kugenda mubona mu by'ukuri bari kubyinana n'indayahaza hano mu Rwanda ukabona ko nyine bakomeje kugenda bagaragaza mu by'ukuri ko nta muco bafite, discipline bafite mu by'ukuri iri hasi cyane, kuko nuza kureba abanyamahanga baje mu Rwanda batanye 30%, abanyarwanda mu by'ukuri batana 70%, kuko nuza kureba abafana buriya hari ikintu mutamenye, nubwo iri shampiyona y'amagare ibera mu gihugu runaka ariko ntabwo ari abatwara amagare gusa babasha kwa mu by'ukuri barebwaho gusa, ahubwo banarebwa ku bafana bari kureba iryo rushanwa ry'amagare, kuko nuza kureba mu Bufaransa n'ahandi hatandukanye muri New York hakomeza kugenda bera amarushanwa, uraza gusanga mu by'ukuri abari gufana bajya mu muhanda bakaba basigira hafi santimetero 15 zo ku ipine ry'igare rinyuramo gusa, ariko mu Rwanda navuga ko bari bafite ikibuga cyisanzuye, bafite mu by'ukuri n'umwanya wo kuba bagenda ndetse kandi bakanakora ibikorwa byabo nk'uko wenda byateganyijwe. Ariko nuza kureba iyo muri Tour de France yabaye mu mwaka wa 2015 yari irushanwa mu by'ukuri ubona ko ryari irushanwa rya hafi ya ntaryo byari kutwa nuko ritari kuba, kuko nuza kureba ukuntu byagenze, donc ni ikintu ubona ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko u Rwanda mu by'ukuri ari igihugu cyiza cyane ndetse kandi kizi n'ibyo kikora, kuko nanjye nakomeje kugenda mpereza salute Perezida Paul Kagame, kuko Perezida Paul Kagame mw'abanyarwanda mwe mu by'ukuri n'abarundikazi n'abakongore mwanze kubyemera cyangwa se mubyemere cyangwa se nimubyemere, ariko Perezida Paul Kagame niwe mu perezida w'ikinyejana mu by'ukuri muri iki kinyejana turimo ku mugabane wa Afurika, u Rwanda n'indi migabane yose mu by'ukuri haba Aziya, Uburayi, Tunisia ndetse na Afurika mu by'ukuri bigomba kuba byakicira bigapfukamira Perezida Paul Kagame, kuko ibintu akora ni ibintu mu by'ukuri ubona ko ari ibintu birimo knowledge skills nziza cyane, no kuba ategurira umugabane wa Afurika wose akaba mu by'ukuri agiye kuzana ku mugabane wa Afurika n'icyiswe Formula 1. Ni Formula 1 mu by'ukuri ni itsinda ry'utumodoka ndagira ngo mu by'ukuri abajye bareba muri filimi niho mutubona, kuko muri Afurika ntabwo biragira, kuko umugabane wa Afurika uracyateye inyuma. Umusaza Perezida Paul Kagame aracyashaka ko mu by'ukuri yafata bya bintu mwabonaga muri filimi n'inzozi abashe kuba yabibereka, kuko abanyarwanda benshi cyane harimo ababonye abazungu bwa mbere, harimo basabanye n'abazungu bwa mbere, kuko kureba mu by'ukuri hari abazungu bageze mu Rwanda batangiye no kurara mu baturage ndetse bakajya nyine baruganira, ubasha kubaza icyongereza wari yarize neza akabasha kuyaganira n'umuzungu bagatana kamicumbi bakararana, kuko u Rwanda rwari rwatanze open, ariko mu by'ukuri ngo hari abazungu banze gutaha nibo bari kubona mu Rwanda mu by'ukuri ari igihugu cyiza cyane nk'uko bakomeje kugenda bigaragaza. Simbizi muri irushanwa ry'amagare si sagashya gusa kimanuka kabaye, ahubwo mu by'ukuri nuza kureba uraza gusanga hari abazungu b'Abafaransa ndetse kandi byakomeje kujya bigaragazwa n'Ababiligi bari baraje kumurika ibicuruzwa byabo mu Rwanda, gusa bashimye u Rwanda bananenga mu by'ukuri abanyamahanga bakomeje kugenda bagaragaza discipline nke cyane, cyangwa se mu by'ukuri bagaragaza ubudiscipline, bakavuga ko abangabo babaneze cyane, kuko nuza kureba ngo n'ubundi mu bihugu by'iwabo irushanwa riri kuba ry'amagare cyangwa se n'irya Formula 1 bakomeza kugenda bagaragazamo discipline hasi cyane, ariko ngo u Rwanda nirwo rwa mbere babonye mu by'ukuri hari discipline ndetse kandi bakubaha igikorwa kiri kubera mu gihugu cyabo by'umwihariko.